Mu by'ukuri iramyitwe nagakwiye umwana w'umukobwa. Aba ni bamwe mu bakobwa bari mu ihuriro ry'urubyiruko riri kubera mu karere ka Kayonza bavuga ko beretswe amahirwe igihugu cyabashyiriyeho atuma babasha kwiteza imbere. Gusa bavuga ko hari bagenzi babo b'abakobwa bakoresha nabi ayo mahirwe, aho bakoresha imbuga nkoranyambaga biyandarika bibeshya ko ibyo bibahesha agaciro kandi bikabambura. Mu by'ukuri iramyitwe nagakwiye umwana w'umukobwa. Izi mbuga nkoranyambaga dukoresha ntabwo tukwiye kuzikoresha mu buryo bubi, ahubwo tukwiye kuzikoresha mu buryo butuma twiteza imbere ndetse tunateza imbere igihugu cyacu, kuko ibyo byose tubona umwarimu atwishe n'atubwiye ngo tureba kugira ngo twige twagure ibyo tureba, apana kugira ngo tugende turebe ibyo bibi ari byo dukurikira. Impamvu umukobwa akora ibyo nuko aba atazi agaciro kiwe, ariko umuntu wasobanukiwe agaciro ke akamenya uwo ari we, ntabwo nizera ko yafata amashusho ye yambaye ubusa cyangwa agashira ibintu bidafite akamaro kuri social media yiwe. Aba bakobwa bavuga ko gukoresha imbuga nkoranyambaga bidasobanuye kuzishyiraho ibiterasoni, bityo bagasaba bagenzi babo kuzikoresha neza, bakora ibibahesha agaciro, biteza imbere n'igihugu muri rusange. Rero ikintu nabasha kubwira abakobwa bakora ibyo bintu cyangwa biyandarika, mumenye agaciro mufite. Inama nagira n'abakobwa bagenzi banjye ndetse n'abandi nuko niba izo mbuga nkoranyambaga tukazikoresha mu nzira nziza, atari kuvuga ngo tujye kubikoresha mu bundi buryo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga ko urubyiruko rukwiye kubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyabahaye binyuze mu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga kugira ngo zibabyarire umusaruro, ariko nanone arusaba kuzikoresha bahangana n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Urubyiruko aruhugurwe rwumve neza uruhare rwabo muri gahunda za leta zitandukanye, haba kurwanya ingengabitekerezo, haba kwiteza imbere kwabo, haba indangagaciro zo gukunda igihugu. Hari abakoresha izo mbuga nkoranyambaga bakazikoresha nabi, niba baba batagize ipfunwe kubera ibi bashyiraho, ufite ibyiza ashyiraho ntakwiye kugira ipfunwe, ahubwo we niwe wakabaye abikora kenshi cyane. Kabiri, yenda kumenya content cyangwa se ibyo bakwiye kuba bashyiraho. Hari ibingibi, hari ubumenyi baba bahawe mu mahuriro nk'aya ngaya, hari no kuba hari icyo ashaka gukora akaba yabaza agasobanuza. Icyo gihe rero iyo umuntu afite bwa bumenyi bimworohera noneho no kugira ubutumwa runaka atanga kuri za mbuga nkoranyambaga. Urubyiruko rw'abasore n'inkumi ruri mu ihuriro ry'urubyiruko ry'iminsi 3 ryateguwe n'akarere ka Kayonza n'abafatanyabikorwa bako rusaga 500. Uru rubyiruko rugizwe n'abayobozi mu nzego z'urubyiruko, abanyeshuri bo mu karere ka Kayonza bari mu biruhuko ndetse n'abayobozi b'abanyeshuri mu mashuri yo mu ntara y'Iburasirazuba. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.